umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Majaribuni umenishika mkono. Hallelujah. Hallelujah. Mu buzima hariho byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe, nyamara burya hari Imana ibikora. Ndashima Imana ko mpagaze hano, shima Imana turi umukwiro mu muryango wanjye. Hallelujah! Ushimwe Mwami, ushimwe ko uturemeye amashimwe muri iki gitondo cy'uyu munsi. Dufite zaburi ikomeye. Imana ni umukozi w'umuhanga. Mwite naravuze ngo nzabwira Beni na Chance ngo baduhimbira indirimbo y'amashimwe, umwuka arabayobora barayirema. Zaburi turi kuvuga uyu munsi si ya bene Asafu, si ya bene Kora, nimva mutima ziri mu mutima wanjye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Iki gitondo cy'uyu munsi turashima Imana ko turi umukwiro mu rugo rwacu. Ndashima Imana ko mpagaze ahangaha ncitwa nyina w'abana 4. Imana ihabwa icyubahiro. Umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye. Hallelujah, hallelujah. Ndashima Imana kuko Imana yarindiye uyu mwana mu nda yanjye. Umunsi nzishya wa munsi dushima hano buriya ntabwo nari ndiho. Nari mfite ibise byinshi bishoboka. Byinshi bishoboka, narikanze bigera ku rwego numva mu nda yanjye cyari mu nda gihindutse. Ariko mbere yuko inzishya hari umuvugabutumwa wari wavuze hano, hari ababyibuka bo abari bazi ko ntwite, yaravuze ngo hari abantu batwitemo hano mu rusengero. Yari kirite ya 3 tuje mu igaburo, sinari nabashije gusenga ni ya mbere. Aravuga ngo abo bantu nubwo hazi impamvu zimeze gute, ngo abo bana bazavuka. Hari ababyibuka. Ni wa mupasiteri w'i Burundi. Sinitaye ko hari abantu benshi batwite, narabikuruye mbigira ibyanjye. Amen. Nyuma yuko rero inzihiye, nyuma yuko abaganga bambwira ko bikomeye, nyuma yuko bambwira ko bidashoboka, hari visite nyinshi ntajyaga mubwira kugira ngo adakuka umutima. Bakampa repo medicale ngo ngende ngo mara amezi ndyamye ncuramye. Nari kuryama ncuramye hehe ntaho mfite mw'abantu. Mubyumve mubiremereze nkuko biremereye muri njye. Ndashima Imana ko nabyaye nta repo medicale nimwe mfashe, cyane kuko nta hantu na hamwe nari mfiteho kujya. Ntaho nari mfiteho kujya kuryama, kujya kubera umuntu umutwaro, ngo kwa muganga bambwiye kuryama ncuramye ngo indi taza kuvamo. Ariko nizeye Imana yo mu ijuru, nizeye Imana ikomeye, Imana ishobora byose. None duhagaze hano dushima Imana. Imana niyo kwizerwa. Nabigize intego ikintu cyose gikorewe hano mu materaniro nkakigira icyanjye. Batera haleluya buriya narabyinaga, ariko nkabyina ndi ku mutima muhanano, nzi neza ko mfite ikibazo, ariko nkavuga ngo kumbyinye Imana ugira ibindi bintu rema. Nibwo bwa mbere nabyaye akabaza abaganga ngo bavuge babarebere niba ingingo z'umwana zuzuye. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, izi kurema, ifite imbaraga zose, tumufite ari muzima,
ariko ntitubyirate ikindi uretse Imana yabikoze. Muri za haleluya zose ujye utera mama Bishop, ndagushimiye wagiye ubana nanjye mu buru rugendo rwose ubwo nari ntwite, wambaye hafi, urankomeza, uransengera, umusaruro wabyo turamufite umwana w'umuhungu. Za haleluya zose wateye waraziteraga nkahita nzoyobora mu nda ngo ziyobore umwana, zireme umwana. None kubera uyu munsi tuje gushima Imana ku byo yakoze mu byubahiro byanyu, narangiza kuvuga unterera izindi haleluya 3 zo kubwira Imana ngo za zindi zararemye, izi nizo gushima Imana ku cyo wakoze. Komfa kunda kuvuga ngo ibintu byo mu materaniro byose iyo ubyizeye bikugirirwaho. Nukuri narabibonye. Ndashima Imana ku bwa Chance na Ben ko bagiye muri Canada bafite abana. Iyo bagenda batarabyara bakagenda ari bo babiri, umutima wanjye wari kubifata ukundi kuntu. Nukuri nishimwe rikomeye kuba mwaragiye muri Canada. Inzi icyo mvuze na Chance tubiziranyeho. Ndashima Imana ko bagiye muri Canada bafite abana 3, nta mutima wo kuvuga ngo Mana hari icyo utarakora. Imana yo mu ijuru dusenga ihabwa icyubahiro. Reka nawe agira icyo avuga, hanyuma mama Bishop aduterera izo haleluya zo gushima Imana. Haleluya. Nta magambo menshi mu by'ukuri, umwanya wagiye. Dufite ibyishimo byinshi cyane mu rugo rwacu. Wa mugani wa yandirimbo mwahimbye ngo inkingi y'umuco yarongeye ihagarara mu rugo rwacu. Umwijima warahunze pe, kandi icyayizanye cyane bituma mu rugo hasa neza cyane. Ni Ethan, yitwa Iganze Ethan, yageze mu rugo, inkingi y'umuco irahagarara kandi mu rugo rwacu, umwijima urahunga. Ubu turi amahoro, tumeze neza, muratubona twese. Mu by'ukuri ngo abana, ngo hari ahantu Bibiliya ivuga ngo abana bo mu busore bw'umuntu ngo bameze nk'imyambi ngo mu maboko y'intwari. Haleluya. Gukikizwa n'abasore 4, uriya mfite imyambi mu bwoko kwanjye kandi nta kibasha kuduhangara. Uwiteka ahimbazwe, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Hari akantu kabaye wa munsi dushima Imana mu giterane cya Ignition. Hari umuzungu wari uvuye muri Amerika, yahagaze aha tumaze kuvuga, ansingiriza envelope, nsanga harimo $500. Nyuma umudamu bari kumwe yari yicaye hirya hariya, tumaze kwicara afata ikigoma bajya bafatamo umwana cy'ubururu, araza agitwikira madamu, aramubwira ngo don't worry, twicaye hariya. Ndavuga ngo uyu mwana koko azavuka, kandi nta nubwo twari tuzi, hari akiri amezi 3, aza ari umuhungu. Mbifata nk'ikintu gikomeye, nahise mbibwira madamu uwo mugoroba, uyu mwana azavuka, dore iki gikorwa gikozwe ni prophetique. Amen. Kandi abo bantu twabagiriyeho umugisha ukomeye cyane. Niyo nzu nari impagazemo, inzu twari twabateguriye abo bantu bari bavuye muri Amerika, niyo nari impagazemo. Uyu muhungu wanjye ampamagara ngo papa inzira hiye. Rero ibintu byose biba amateraniro biba biri gahunda y'Imana. Imana rero dukunda. Mushumba murakoze, hari turugishimwe twateguye arayishyira mu giseke. Muhaguruke rero iryo shimwe turifatanye. Umuntu wese ufite amashimwe kubwo uyu muryango ahaguruke. Izo nizo gushima, ntabwo ari nje wazisabye. Haleluya! 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 Mukomere Imana amashyi cyane. Reka mbasabe mugume hano. Sabe Bishop atambuke, agiye kuja mu mwanya wo gusengera abana. Abazanye abana bagomba gusengerwa batambuke. Turashima Imana ku bw'abana bose bari hano. Thank God for all the children before us. Sinavuga buri muryango n'amateka yawo, Cannot be go into detail about each family. ariko buri muryango ufite umugisha wo kubana umwana. But each of them have a blessing to have a child. Uzi agaciro k'umwana yakoma amashi. Those who know the value of a child can clap to the Lord. Niwo mugisha umuntu atagura undi atamuhesha.
That is a blessing that is without a price. ntabwo tubatiza abana We don't baptize young children, dusengera abana we batoya dedicate them. amara kuba bakuru When they grow, kabariya mwabonye bahagaze hariya like those you saw standing, bahitamo tukababatiza then they can choose to be baptized. reka tuzamure ibiganza twese Let's mbasengere stretch our hands to them and pray for them. iki gikorwa turimo dukora na yesu barakimukoreye This is what happened to Christ himself. ntagiye gusoma muri bibiliya I don't need to refer to scripture and read. murabizi yuko simeyoni bamuzaniye yesu You know, Simeon was given baby aravuga Jesus. ngo nanezere kuko amaso yanje abonye agakiza Said, I'm delighted for my eyes have seen the salvation of aka ni God. agakiza k'imiryango This is the salvation of families. aba ni agakiza ku bw'itorero These are the salvation of the church ni agakiza ku gihugu and to the nation. barimo abazakora imirimo ikomeye Among them are people who do mighty mana works. turagushima kubera aba bana bavutse mu miryango God, we thank you for these children born in families. ni wowe wabatanze You gave them to them. ni umugisha ukomeye uruta indi migisha It's a great blessing above all. mwami wanje ni wowe watumye ababyeyi babo babitsa hasi My Lord, you are the one who enabled them to give birth. twumvise ubuhamya bw'umuryango umwe gusa In fact, we've had only one testimony. ariko n'aba bagore bose bandi bari hano But ibyo each- ni ibintu bahamya And everyone of the ladies here can testify to that. mwami turagushima yuko wabatanze Lord, we thank you that you gave them these children bakavuka ari bazima and they are healthy kandi ukaba ugiye kubakuza and that you will even look after them ukazabakoresha imirimo y'ubutwari and use them for mighty deeds. uheze ababyeyi babo imbaraga zo kubarera Strengthen their parents to look after them, zo kubagaburira to feed them, zo kubigisha to educate them, zo kubategura mu bwonko and to prepare them mentally mu bwenge in their wise mu wisdom, marangamutima in their emotions, mu mikurire fizike in their physical growth ndetse no mu mwuka and the spiritual growth. turakwerekana abatarababona We even pray for those who are not yet having bagitegereje children, kugira ngo nabo baheze abana who are waiting to get children. tugukomeye amashyi menshi tugushima We clap to you, thanking you. reka dusubire mu myanya yacu You may get back to your seats. twongere dukomere imana amashyi Let's give kubw'ababyeyi another applause to God.